Inkuru ibabaje y'umuhanzi wo mu Rwanda uzwi ku izina rya Buravan, akaba yari amaze iminsi arwaye bikomeye cyane kandi uburwayi bwe bukaba bwaragizwe ibanga, ubwo byamenyekanye mu gicamunsi cya mu gitondo ubwo umuhanzi Buravan batangazaga ko yashizemo umwuka atakibarizwa mu isi y'abazima, kandi nk'abafana be ndetse n'abakunzi be benshi bakaba bababaye cyane ndetse banarize mu buryo budasanzwe bamusabira iruhuko ridashira. Umuhanzi twakunze cyane mu ndirimbo nka Malayika, ikaba ariyo ndirimbo yakunzwe cyane ndetse iranamutumbagiza, ariko Imana imwakire mu bayo kuko iki si niko imeze, kandi nk'Abanyarwanda dukomeze kwihangana kuko umuhanzi wacu tubuze, turababaye cyane. Mana nk'uko natwe dusigaye ku isi tukazaba tuzagira igihe tugataha, ariko tuzagira ibyo dusiga kuri iyi si, dusige umurage mwiza ndetse n'abazaba bayisigayemo kandi bazasigare mu mahoro. Nk'abafana batandukanye twagiye tubaza ku rupfu rwa Buravan, benshi bakubwiraga yuko bababaye cyane kandi bababaye bitavugwa, bamwe bananiwe kwihangana babura n'icyo bavuga bararuca bararumira. Buravan wari ukunzwe, rest in peace Yvan Buravan, tuzahora tugukumbura kandi tuzahora twumva ibihangano byawe. Umuhanzi akaba yari afite indirimbo nshya yari amaze iminsi asohoye mbere y'uko yitaba Imana bitwa Big Time. Ugire iruhuko ridashira kandi nta muhanzi upfa, rest in peace, tuzahora tugukunda Buravan, turababaye cyane, turababaye bitavugwa koko. Isi yaciye ururondogoro rw'umuhanzi tubuze ukiri muto wari ufite ejo hazaza, kandi yari afite byinshi yari ari gukora na alubumu yiwe yari igiye kujya hanze. Turababaye, rest in peace Buravan, turagukunda kandi umuryango wawe tuzahora tugutekereza. Bye, ugire iruhuko ridashira.